izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ni muhumure batoni b'Imana maze muze twakira impuhwe za Yesu. None kuwa mbere w'icyumweru cya 27 tariki 4 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku 16, n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere n'uwa 11. Ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi mwene Amatiya riti: haguruka ujye Ninivi, umujyi mugari, maze ubimenyeshe ko ubukozi bw'ibibi bwawo bwangezeho. Yonasi ashyira nzira, ariko agenda ahungira i Tarishishi kure y'Uhoraho. Amanuka ajya i Yope, ahasanga ubwato bwerekeje i Tarishishi, yishyura urugendo, arabwurira ngo ajyane nabo i Tarishishi kure y'Uhoraho. Nuko Uhoraho ateza inkubi y'umuyaga mu nyanja, maze inyanja igira umuhengeri ukabije, ku buryo ubwato bwari bugiye gusandara. Abasare bashya ubwoba, buri wese atakambira Imana ye. Nibwo bajugunye imitwaro yose mu nyanja ngo borohereze ubwato. Ubwo Yonasi we yari yibereye mu bwato hasi, aryamye yisinziriye. Umukuru w'abasare aramwegera maze aramubwira ati: ni kuki wisinziriye? Baduka utakambira Imana yawe, ahari yo iratwibuka maze twoye kurimbuka. Nuko barabwirana bati: nimuze dukore ubufindo maze tumenye uwadukururiye iki cyago. Bakora ubufindo maze bufata Yonasi. Baramubwira bati: ngaho tubwire ikikugenza. Uraturuka he? Iwanyu ni he? Mbese mu bwoko urumuki? Arabasubiza ati: ndi Umuhebureyi, nkaba nemera Uhoraho, Imana y'ijuru, yo yaremye inyanja n'ubutaka. Babantu bagira ubwoba bwinshi maze baramubaza bati: wacumuye iki rero? Bari bazi ko ahunze Uhoraho, kuko ubwe yari yabibatekerereje. Baramubwira bati: tukugenze gute kugira ngo inyanja itworohere? Kuko inyanja yagendaga irushaho kwicunda. Arabasubiza ati: nimunterure munjugunye mu nyanja, irahita iborohera. Kuko ndabizi ninjye watumye umuhengeri ukaze ubabuza uburyo. Babantu baragashya bagira ngo bashyikire inkombe bibi by'ubusa. Inyanja yarushagaho kwicunda ibarwanya. Niko kwambaza Uhoraho bavuga bati: Uhoraho tubabare twoye gushira, tuzira kurwana ku buzima bw'uyu muntu utagize icyo adutwara, kandi amaraso ye ntadusame, kuko ari wowe Uhoraho wabyishakiye. Nuko bajuguta Yonasi bamujugunya mu nyanja, nayo ihita icubyubukana. Babantu bagirira Uhoraho igitinyiro cyinshi, bamutura igitambo kandi bamugirira amasezerano. Uhoraho ategeka ifi nini kumira Yonasi. Yonasi amara mu nda y'ifi iminsi 3 n'amajoro 3. Uhoraho ategeka ifi iruka Yonasi ku nkombe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikanira isomo turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 2, umurongo wa 3, umurongo wa 4, umurongo wa 5 n'umurongo wa 8. Uhoraho Mana yanjye, niwe wazahuye mu rwobo ubuzima bwanjye. Ubwo nari mu kaga natakiye Uhoraho maze aransubiza. Ubwo nari kuzimu narahamagaye wumva ijwi ryanjye. Wari waranjugunye mu ndiba y'inyanja rwagati muri zo, maze ngo twa n'umuzure, imivumba yawe yose n'ingashya byawe binyirohaho. Nanjye nkavuga nti: nciwe mu maso yawe, nzongera kureba nte ingoro yawe ntagatifu? Igihe nari nihebye nta mutima nkigira, nibwo nibutse Uhoraho, maze isengesho ryanjye rikugeraho mu ngoro yawe ntagatifu. Uhoraho Mana yanjye, niwe wazahuye mu rwobo ubuzima bwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 10, umurongo 25 kugeza ku 37. Muri icyo gihe umwigisha amategeko arahaguruka, abaza Yesu amwinja ati: mwigisha, ngomba gukora iki kugira ngo nonke ubugingo bw'iteka? Yesu aramubwira ati: mu mategeko handitsemo iki? Usoma iki? Undi aramusubiza ati: uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati: ushubije neza, ubigenze utyo uzagira ubugingo. Nyamara kugira ngo yikure mu isoni, abwira Yesu ati: ariko se mugenzi wanjye ninde? Yesu araterura ati: umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko, maze agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, maze bamusiga ari intere. Umuherezabitambo aza kumanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umulevi nawe aramubona arihitira.
nuko umunyasamariya wari mu rugendo amugeze iruhande aramubona amugirira impuhwe, aramwegera apfuka ibikomere bye, amaze kubyomoza amavuta na divayi, hanyuma amwuriza indogobe ye amujyana ku icumbi amwitaho. Bukeye afata amadenari 2 ayaha nyir'icumbi, aramubwira ati umwiteho, maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Muri abo ko ari 3, ukeka ko ari mugenzi uwaguye mu gisho cy'abajura ni uwuhe? Umwigisha amategeko aramusubiza ati ni uwamugiriye impuhwe. Yesu aramubwira ati genda nawe ugenze utyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu aramubwira ati genda nawe ugenze utyo. Bana b'Imana, impuhwe z'Imana zibasakareho aho muri hose. Impuhwe za Yesu nanjye zangezeho, impuhwe za Yesu nawe zikugereho, twese impuhwe za Yesu zitugereho. Muri amasomo turazirikana ku mpuhwe z'Imana ngo tuza gutondagura inshinga bita mu Gifaransa récupérer, comment récupérer un pécheur, récupérer, kongera kubona, kongera gutora, kongera kugarukira, wagaruta umunyabyaha. Umunsi umwe abanyeshuri 2 bari bararangije muri comptabilité, yari umusore n'umukobwa, bagombaga gukora ikizamini kibahesha akazi, aho nyine mu ruganda bari bakeneye mu comptable, umucungamari. Nuko bajya mu kizamini, aho ikibazo cy'ikizamini cyagiraga kiti mu mujyi umwe banki yaho ifunga saa 11 z'umugoroba, clôture, ku buryo nta mukiriya n'umwe babemerewe kongera kwakira, kandi muri weekend ntibakore. Umunsi umwe ubwo hari kuwa gatanu ku mugoroba ushyira weekend, saa 11 zigeze, nuko umukozi wa banki abona haje umubyeyi ari kurira cyane, ngo bamutabare bamufasha bikuze amafaranga ajya kugura imiti y'umwana wari urembye, dore ko ubwishingizi bwo kwivuza yari afite butashoboraga komera bamufasha kwivuza kubera ko iyo ndwara nyine yari ikaze. Nuko umubyeyi abonye umwana we agiye gupfa, ariruka no kuri banki ngo bamurwaneho bamubikuriza amafaranga, dore ko n'ubundi yari asanzwe ari umukiriya w'iyo banki. Ararira cyane araboroga, ariko umukozi akamwereka ko isaha yarenze, ko bitakuna ngo ahubwo yisubirireyo. Nuko bamwe batangira kujujura bati uyu mubyeyi wundi yagiye azinduka agakurikiza isaha, akareka kugorana no guteza ubwega. Abandi bati shaceceka, none se wagize ngo indwara hari uwo bagera na kontra, indwara irateguza, urupfu rurateguza, ko cyarwo nyine ari ugutungurana. Nuko muri iki kizamini nyine mwarimu arabaza ati ese uyu mukozi wa banki azaha uyu mubyeyi amafaranga, bityo umubyeyi ashobore kurwana ku buzima bw'umwana we, cyangwa azihutira gukinga vuba na bwangu ubundi asora uyu mubyeyi vuba amusabe kuzagaruka ku wa mbere mu masaha azwi yagenwe. Nuko baratangira barasubiza, umukobwa ati azayamuha agira uriya mwana ugiye gupfa, bityo atabara ubuzima bw'umuntu. Umusore nawe arasubiza ati ntazayamuha kuko azaba arenze ku itegeko rya banki. Icyo gihe yamuhaye abatangiye kuzana amarangamutima. Babyeyi, ese muri abo bombi ari umukobwa ari umuhungu, ninde watsinze ikizamini? Nuko wa mukobwa baracyo kakazi ko muri banki, akazi nyine bahita bagaha wa musore. Nuko mu gusezera wa mukobwa baramubwira bati za banki, za societe z'ubucuruzi, za MTN, za Tigo, itegeko no kutagirira impuhwe umukiriya nibyo baza bashyira imbere nkaza avantage, inyungu bakurengerezaho, n'ubundi cyara kabaye bafite amayeri yo kuzabigaruza. Za mango babyeyi bagatanga za publicité nyinshi cyane, ngo internet z'ubuntu, ngo guhamagara n'ubuntu mwaka wose, abantu benshi bagahurura. Ariko ujye umenya ko nta cubusa, nta mucuruzi nyine ugira ubuntu n'ubw'Imana. Rero wa mukobwa nushaka impuhwe uzajya mu bitaro cyangwa mu kiliziya. Naho muri banki no guhuzishyura yungutse, utakwishyura nyine bakakuboha, bakabana gufunga. Mu bucuruzi nta mpuhwe nta mategeko. Nuko rero abagabo barategeka ya mategeko y'abagabo, abagore bakagira amarangamutima, za mpuhwe za kibyeyi. Mukristo urifuza kuba nde muri aba mategeko cyangwa mpuhwe? Nguko muvandimwe ko ushobora gutsindwa kuri iyi si, ariko mu ijuru kazatsinda. Rero ikirusi ikindi ni ikihe? Ibaze nanjye nibaze. Bana b'Imana, tugende kuri iki kizamini cy'ubucungamari comptabilité, no mu gutondagura ya nshinga yacu récupérer, kongera kubona, reka tugende ku ya nteruro igira iti tout ce qui s'opère à gauche se récupère à droite. Icyo ubuzi bumoso ukibona iburyo. Muri banki, muri za societe z'ubucuruzi zishobora gutakaza amafaranga zamamaza ibicuruzwa byabo no gukurura abakiriya, gukarimiza publicité, bakabakururira ibumoso bagatakaza ya mafaranga ibumoso, ariko iburyo biteze inyungu nyinshi zitabarika. Kumana ho suko bigenda. Kumana ho umunyabyaha aratorongera
akiyahura agacika akajya kure agahunga yijyanye ibumoso, noneho Imana ikaza gukora ibishoboka ikamugarura iburyo, récupérer à droite, mu buryo koko ku murongo à droite, ikoresheje iki? Impuhwe, imbabazi, ineza. Amen. Urakoze Mana nyirimpuhwe. Ayo masomo akize ku magambo abiri y'ibanze: gutakara cyangwa gutakaza, no kugaruka cyangwa kugarura. Perdre et récupérer. Ku ruhande rumwe mu isomo rya mbere harimo Yonasi utakara agahera, ariko nihandi akazagwa mu biganza by'Imana n'ubundi. No ku rundi ruhande rw'ivanjiri harimo umugenzi wishora agatakara, ariko akaza gutabarwa n'umusamaritani mwiza, umusamaritani w'impuhwe. Dusoti sopera gauche, sorokipera droite. Uko niko bigenda ku Mana. Mu isomo rya mbere twumvise Yonasi nk'uwabereye abanyaninive ikimenyetso cyo kwisubiraho, signe de conversion. Ubwo Imana yari mutumye kujya kubaburira ngo bisubireho, bihane. Yonasi rero akiha ibintu nko gukopa imisoro, guhunga Imana. Nuko mu bwato yararimo aho nko twabyumvise buza guhura n'imiyaga, bitewe nyine na Yonasi. Byaje kurangira Yonasi yisanze n'inivi handi atashakaga kujya kubera Imana. Iyi minsi 3 Yonasi amara mu nda y'ifi igashushanya iminsi 3 Yezu yamaze mu mva akazukira kudukiza. Yonasi rero akatwigisha ko ntaho wahungira Imana, ntaho wakwihisha Imana, ntaho uhisha uwahishaho nyine. Ni nko umunyabyaha uri kwihisha akora icyaha, nyamara aho uri hose muvandimwe Imana irakuruzi. Nta kimana itabona, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, Imana irakuruzi. Nta na kimwe kiyisoba. Ngo uyu wa muntu wijugunya, umunyabyaha wiroha mu ngeso mbi z'urukozasoni, akiyica, akiroha mu nyanja y'ikibi kwa Sekibi, ariko niba yemeye kwisubiraho akumvira ijwi ry'Imana, Yamana izimushakashaka, Imana iramurohora akagwa mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Ibi nibyo n'umuririmbyi wa Zaburi yarimbye none ati: Uhoraho Mana yanjye niwe wazahuye mu rwobo ubuzima bwanjye. Amen. Mu gihe Yonasi ahunga Imana mu isomo rya mbere, Yezu we mu ivanjiri aratora, araturohora, akongera kudusana, akatuzahura, akadukiza ku mpuhwe ze. Abayahudi mu muco wabo bari basanganywe amategeko bakurikizaga abategura kwakira Mesiya Yezu Kristo. None Yezu yaraje abereka ko amategeko ari ngombwa kubahirizwa, ariko Yezu azana ikindi kintu gishya, impuhwe, la nouvelle interprétation de la loi. Zampuhwe ziza mbere y'amategeko, zampuhwe zisesa urubanza. Ese njyewe umukristo ndakomeza gukurikira abayahudi mu isezerano rya kera cyangwa nzakurikira Yezu mu isezerano rishya? Kumvise mu ivanjiri iki kibazo cyo kwinja Yezu kibajwe n'umwigisha amategeko wari impuguke. Yezu rakamusobanura itegeko ry'urukundo, gukunda Imana na mugenzi wacu, ko ari byo bitanga ubugingo bw'iteka. Ngundi na mu rwego rwo kwikura mu isoni ati: mugenzi wanjye ninde? Yezu mu gusubiza iki kibazo cy'umutego arakoresha umugani w'umunyasamariya w'impuhwe, umusamaritani mwiza. Niwe mugenzi wundi, wundi wita ku bandi. Reka rero turebe muri uyu mugani uburyo Yezu abanza impuhwe mbere y'amategeko. Uyu muntu wari umanutse i Yerusalemu ajya i Yeriko. Yerusalemu wari umurwa w'Imana, niho hari hubatswe ingoro yo gusengeramo. Abajyagayo rero bagombaga kuzamuka, naho Yeriko bikavuga line, ukwezi. Ni umujyi wa Isiraheli nawo wabaye uwa mbere mu kuramya ibigirwamana ukwezi. Ibi rero urugendo rw'uwo muntu bigashushanya umuntu wigumuye, akamanuka kandi bitari byemewe, akava mu ngoro y'Imana agana mu ngoro y'ibigirwamana. Yacitse, akareka Imana, akarindimuka, akareka isengesho rye Yerusalemu, akamanuka hasi mu ngeso mbi, ibigirwamana, Yeriko, za ngeso mbi z'urukozasoni, ubusambo, ubusambanyi, ubugome, kwandavura mu businzi. Bitwibutsa ko gusiga Imana ari urupfu nyine, n'ukugwa mu mabandi, agaco k'abajura. Icyo amabandi akora se ntitukizi: kwambura, kwiba, guhemuka, kugira nabi, ubugome, ubwicanyi. Murumva ko uyu muntu ni nkaho yari yizize, asize Imana asanze ibigirwamana. Ni nkaho nasusaba kujugunywa mu nyanja ngo akunda ahunga Imana. Uyu muntu nani nko kwiyahura, baramuhondaguye bamusiga ari intere, kuko twabyumvise. Ese twakwibaza tuti kuki umuhereza bitambo n'umurevi bamuhiseho ntibamutabare? Aha, banze kurenga ku mategeko bari bafite muri icyo gihe, ngo tubisanga mu gitabo kibarura umutwe wa 19 umurongo wa 11. Uzakora ku ntumbi yari yo yose azamara iminsi 7 ahumanye. N'abarevi umutwe wa 21 umurongo wa 2, ntihazajye umuhereza bitambo wogera intumbi y'umuntu wo mu muryango we, kuko byamuviramo kwandura. Amen. Gutya amategeko uyu muhereza bitambo n'uyu murevi barayubahirije neza,
nkuriya mukozi nyine twumvise muri banki utarenze kuri rya tegeko ngo abe yabikurizaho umubyeyi amafaranga. None kuki umunyasamariya mutabaye kandi atari mwene wabo? Kandi abayisiraheli n'abanyasamariya batarajyaga imbizi, baranganaga, baraziranaga. Abanyasamariya ntibari bakunzwe. Umunyamahanga wubahiriza itegeko ry'urukundo kurusha bene gihugu ni ishusho y'umuhamagaro w'abapagani mu ngoma y'Imana, abanyabyaha. Uyu Musamaritani mwiza rero ni ishusho ya Yezu wemera kwegera umunyabyaha bahondaguye, uri mu byaha, wikuye mu ngoro, wishoye mu mafuti, akaba arapfuye. Yezu akemera kumwegera, akarenga ku mategeko y'Abayahudi agira ngo yimirize imbere impuhwe, la miséricorde. Amwuhagiza amaraso ye, ariko acagagura na ya mipaka ishingiye ku masano, igihugu, amoko, amadini, ayicagagure. Ni nko gucagagura amategeko muri banki ataramira umuntu ugiye gupfa. Yezu rero niwe Musamaritani mwiza, Yezu nyirimpuhwe, Yezu nka muganga utine n'abarwayi. Ni koko mugenzi wanjye ni umuntu wese ukeneye ubufasha bwanjye, uri mu kaga ukeneye ko mutabara, nkamubera Umusamaritani mwiza, nkamugarurira ubuzima, nkamwitaho kugeza igihe heza azagarukira. Nuko rero bavandimwe, abandi ntibakaburare duhari dufite icyo kurya, abandi ntibakanavure kandi igihe umukristo nituramiye ngo ntibindeba, abandi ntibakagirirwe nabi ngo babe babica bityo barambika imyenda imbere yanjye w'umukristo nga kurya bagenjeje Sawuli, bakarambika imyenda imbere ya Sawuli bari kwica Stefano. Ese koko nshobora kurenga ku mategeko nkaba natabara umuntu nkuriya mubyeyi wari ugiye kugura imiti y'umwana, nkaba nasigarana riske kwirengera ingaruka n'ibindi bizaba, yewe ko bashobora no kunyirukana kubera ko nyine nize kuri rya tegeko rya banki? Bityo aho gukurikiza rya tegeko ry'abantu ngakurikiza itegeko rya Yezu. Ni irihe? Ni impuhwe. Yewe nkaba nabura n'akazi kubera kurwana ku buzima bw'umuntu, akazi kaburizwamo imbere y'umuntu. Urabyemera? Ese muvandimwe umukristo, wowe ari akazi ari umuntu, wahitamo kubura iki? Wahitamo gukiza iki? Ni iki kiza mbere ari umuntu ari akazi? Ni iki kiza mbere ari ibintu ari abantu? Qu'est-ce qui est à gauche pour toi? Qu'est-ce qui est à droite pour toi? Ni cyo watakaje iburyo? Ni cyo watakaje ibumoso? Ni cyo wabonye iburyo? Ni koko bavandimwe, buri munsi yaza dushyira imbere bagenzi bacu bababaye, bafite ibibazo, barwaye, barembye, bashavuye, bandavuye, bagize impanuka, bahondaguwe, akadusezeranya kubyo tuzabatangaho byose azabitwishyura nagaruka. Ubwo Yezu azagaruka ryari? Kuri wa munsi w'urubanza, wa munsi w'ubutabera n'amahoro, wa munsi w'impuhwe z'Imana. Muri za ngingo 7 z'urubanza rw'imperuka, ari byo bikorwa by'impuhwe nyine. Nuko rero Yezu akareba uko ashyize mu bikorwa iryo tegeko ry'urukundo Imana na mugenzi wacu, uko nabaye Umusamaritani mwiza, ngasubiza mugenzi wanjye ubuzima, nkamwitaho mu gihe yararwaye, mu gihe yarashavuye, nkamwitaho, nkamubera Umusamaritani mwiza. Muri amasomo dushishoje neza, hari inshinga zatondagurwa na shitani n'abambari be bari gushakashaka inyungu, ngo uko gutakaza, kwirukana, kurwana, guhunga, kuroha, guhamba, kumira, guhondagura, kwambura, gusiga, kwihitira, perdre, gutakaza. Ibyo byose nyine bitewe n'aya mategeko ya Sekibi. Ariko ku rundi ruhande rwa Yezu ndetse n'abambari be, ari twebwe nyine abakristo koko, batondagura inshinga, gukusanya, guhuza, kurohora, kuzahura, komora, kwishyura, komarashete ka Yezu, kongera kugurura umunyabyaha. Yezu agakiza, gukiza. Ese wo mubyeyi, nta bantu baba baratakarije umunsi muri iyi minsi? Hakaba hari abana b'imfubyi kera witagaho n'abandi batishoboye witagaho, none ukaba warabaretse. Tu as perdu à gauche, tu as perdu, waratakaje abo bana, izo mfubyi, izo mbabare, izo ngorwa, none wazisigende mubyeyi. Kwajya gusenga ukajya gushengerera, ukitabira ibikorwa by'urukundo byinshi, ubu koko kwa bitakaje ukabireka ahubwo ukaganzwa n'ingeso mbi, ubusinzi, ubusambo, ubusambanyi, bya bindi bigushora mu rwobo bikakumanura bikakuroha nka Yonasi. Mugenzi, garuka ku murimo wawe w'Umusamaritani mwiza. Imana ishimwe. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.